Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye. Hari ababyeyi baraza abana bambaye pampa cyangwa se pampegisi ijoro ryose batigeze bazihindura, bukarinda bucya umwana acyambaye iyo pampa. Mu by'ukuri hari ibibazo by'uburwayi ndetse umwana ashobora guhura nabwo bw'igihe kirekire kubera ko yakunze kurarana pampa. Izo ndwara ndetse n'izindi ngaruka zitari nziza ku mubiri w'uwo mwana urarana pampa tugiye kuzivugaho. Niba uri umubyeyi ukaba ukunda kuraza umwana wawe yambaye pampa, uraza gusobanukirwa, hanyuma ntuzongere kujya umurazamo pampa ngo ijoro ryose ririnde ricya utayihinduye cyangwa se ngo usange umwana ayimaranye umwanya munini. Rero wowe tugiye kubana uraza kuba ubisobanukiwe. Umusozo turaza kukugira n'inama y'uburyo wabigenza, kuko ubundi mu busanzwe umwana agomba kwambara pampa kugira ngo atiyanduza cyangwa se atanduza aho aryamye. Ni byiza rero ko uza gusobanukirwa ibyo bintu kugira ngo guhera none aha ngaha niba warazaga umwana wawe umwambitse pampa ijoro ryose umenye icyo wakora kandi umwana ntabashe kuba yakwanduza uburiri cyangwa se nawe byakubangamira kubera umwanda. Rero nge tugiye kubana na Nathaniel Afia Bora. Reba niba warakumaze gukora subscribe, hanyuma ukore like, ukore share kino kiganiro kigeze ku bandi babyeyi. Kandi wowe tubanye ari ubwa mbere, nawe nkusabye gukora subscribe kugira ngo ibiganiro tugenda dukora nawe bijye bikugeraho mu bantu ba mbere. Ikaze. Ubundi mu busanzwe pampegisi cyangwa se pampers ni ibikoresho by'isuku ku bana bakiri batoya. Abana kandi baba bagomba kubyambara kugira ngo bibafashe kuba kwiyanduza ibyo bitumye n'ibyo banyaye, byo guhita ngo usange niba umwana aryamye usange amashuka yayanduje, usange ababyeyi bararanye nawe usange yanyaye inkari nyinshi cyane ku buriri, usange yiyanduje umwanda ukomeye. Ibyo byose pampegisi ikoze mu buryo ibifata, kuko ifite ipamba. Iriya pamba niryo rero rigenda rikamura iyo imyanda yose rikayibika, hanyuma muri kwa kuyibika bigasaba yuko nyine umwana ahindurirwa mu gihe cya vuba kugira ngo biriya bintu uko byibitse muri iriya pampegisi byo kuba byamugiraho ingaruka. Rero umwana wambaye pampa ijoro ryose urumva ko hari ibintu biba bigomba kumubaho. Ubundi kandi pampa zikora neza mu gihe cya kumanywa kubera ko ziba zitanga umwuka kurenza nijoro, kuko umwana iyo aryamye nijoro ntabwo aba anyeganyega, aba yiyoroshe. Hanyuma rero iyo ari ku manywa umwana iyo azambaye bituma nyine n'umubiri ubasha kuba wakurura umwuka wo hanze, ariko iyo ari nijoro biba ari ikibazo nyine kuko umwana aba yazambaye amasaha menshi. Reka twihuse rero twivugire za mpamvu nyamukuru utagomba gutuma umwana wawe ararana pampa ijoro ryose. Icya mbere ni uko umwana umwuka abona w'uruhu uba ari mukeya, umwuka muke ku ruhu. Uruhu rw'umwana mu busanzwe ruba rworoshye, icyo ni icya mbere. Niba uri umubyeyi ukaba uri kunyumva iki kiganiro, ndagira ngo ugitege amatwi wumve izi mpamvu, hanyuma uraza kuza kumenya icyo ugomba gukora. Umwana ashobora kubura umwuka mukeya w'uruhu kubera ko umwana uruhu rwe ruba rworoshye. Biba bisaba ko umwana uruhu rwe rubasha guhumeka kugira ngo abe atahura n'ibibazo by'uburwayi bw'uruhu. Pampegisi rero iyo umwana yambaye igihe kirekire cyane nijoro ituma umwuka w'uruhu utaboneka ngo uruhu rubashe kumera neza, hanyuma bikamutera ubushyuhe bwinshi, bigatera ibisebe ndetse no kuba habaho uburyaryate. Indi noneho umva impamvu ya kabiri. Abantu bakunda kugira ibibazo byo kugira abana banyara ku buriri, hagashira nk'igihe rwose umwana akarinda akura, akarinda agira n'imyaka 6-7 akinyara ku buriri. Akenshi usanga n'iyi mpamvu ushishoje neza ushobora gusanga nayo yatuma umwana amara igihe kinini anyara ku buriri,
kubera ko uko wagendaga umuranjika za pampers nijoro, ijoro ryose uko ashatse kunyara, gukora ibyoroshye akabikora, gukora ibikomeye akabikora, hanyuma ntahindurirwe akagumya akabikora bikageza mu gitondo akaba ari byo bikuramo. Umwana nyine agera aho akakira ko nyine igihe cyose akeneye kumva anyara arekura, akeneye kwituma akarekura, atitaye ngo bingiraho ikibazo, kubera ko nibyo aba yaramenyereye nyine ubwonko bwe bukamarika ko igihe cyose yumva bikeneye agomba kubyikoreraho nyine, kubera ko ntawe umubwira ngo kuki ukoze ikosa. Hari umwana ushobora kubona yinyayeho ukamukangara, ukamureba nabi cyangwa se ukamukubita n'agashyi ku kibuno, uwo mwana agahita amenya yuko ubwonko bwe bukamarika ko ibintu akoze atari byiza. Hari ababyeyi bajya babimenyereza abana nko mu ijoro, yabona nk'akana kakiri gatoya rwose kinyayeho agasa nk'ukubita agashyi ku kibuno akakareba nabi ukuntu mu maso. Umwana nawe abaza ubwenge, agira ngo kino kintu nacyo mujye mukimenya. Umwana ahita amenya ko ibintu akoze umubyeyi atabyishimiye. Ikindi gihe yakenera kubikora nawe akarira, umubyeyi akahita yihutira kumufasha, ashobora kumushyira kuri po cyangwa se akaba yakora ubundi buryo butuma umwana nyine atari bwinyareho. Umwana iyo abikorewe rero bwa mbere, ubwa kabiri ahita nyine abimenyera, igihe cyose akeneye kunyara agahita ahamagara cyangwa se guhamagara k'umwana nyine utaramenya kuvuga nuko arira. Umubyeyi rero agahita abimenya, agahita akora buryo ki umwana atagomba kwinyaraho. Rero iyo byabaye akamenyero ku mwana, igihe cyose yaba agiye kwihagarika, yaba agiye kwituma, kubera ko yambaye pampa akarekura nta kibazo, igihe cyose akarekura. No mu buzima busanzwe rero bishobora kumugira addicted mu mikurire ye, akazakura ari umwana winyaraho igihe cyose akeneye kunyara agahita yinyaraho. Kugira ngo wongere kumuzanamo ko kunyara ari ukujya kuri tuwarete biba bigoye cyane. Icyo kintu niba uzi ko ujya urazamo umwana pampex igihe kinini, ikamara igihe kinini, umwanya munini nijoro utayimukuriyemo, menya ko ari ikibazo. Menya ko uwo mwana utari gutuma azamenyera nabi, bikazaba byatera n'ikibazo cy'uburwayi bwo kwinyaraguraho cyangwa se kwiyitumaho. Igihe cyose yumva akeneye kwituma agahita yitumaho. Hari indwara rero, hari izindi ndwara ziboneka, ubwo ndi kukubwira impamvu. Hari indwara yitwa diaper rash. Indwara yitwa diaper rash ni indwara ituruka kuba umwana yaranjitswe cyane cyangwa se yashyizwemo pampa akayimarana umwanya munini atayihinduriwe, hanyuma uruhu ruragenda rukababara, hanyuma ugasanga nyine umwana yarwaye utuntu tw'uduheri dutukura, ugasanga umwana yabaye nk'aho yababutse, yewe ugasanga harimo n'abashishuka, ugasanga uruhu rwashishutse. Ntabwo ari byiza rero, ntabwo ari byiza ko umwana umuraza mu pampa ijoro ryose, ugasanga nk'amasaha 6 kugeza ku masaha 8 umwana yambaye pampa, biba ari ikibazo. Ugasanga amasaha 8 yose umwana ayamaranye pampa nijoro, biba ari ibibazo. Rero haba hariho ibyago byo kuba yarwara ibyo bita diaper rash, irandwara nyine yo kuba umwana yagira ibisebe, yashishuka ndetse yarwara uduheri twinshi aho bamuranjitse. Indi mpamvu ugomba kumenya wa mubyeyi we utagomba gukora kugira ngo umwana wawe adahura n'ibibazo byo kumara umwanya munini, iyi mpamvu yo irakomeye cyane bitewe na buriya bushyuhe buba bukabije. Rero umwana yamaranye umwanya, uruhu rudahumeka, bishobora kuba byatera cyangwa se byagira ingaruka ku myanya ndangagitsina. Turabivuga ku bakobwa ndetse n'abahungu, cyane cyane buriya abakobwa. Ku bana b'abakobwa bishobora gutuma bakurana icyo bita infection zo mu myanya ndangagitsina. Infection zo mu myanya ndangagitsina ku bakobwa cyane cyane birashoboka cyane, kubera yuko biriya bintu yagiye yituma, inkari byose biragenda bikamara umwanya,
bikagenda byikoramo ama infection ariko agenda amwinjira bitewe n'imiterere y'umwana w'umukobwa, hanyuma izo ndwara akazikurana, iyo ndwara ya infection yo mu myanya y'indangagitsina akayikurana, ndetse bikazaba byanateza n'ikibazo mu buzima bwe kubera yuko ari indwara aba yatangiranye akiri uruhinja. Iki kintu mugomba kukimenya. Ikindi noneho ku bahungu, bitewe na buriya bushyuhe bwinshi bushobora kugira ingaruka ku mikurire y'uburyo mu gihe kiri imbere, igihe azaba amaze kuba afite ubushobozi bwo kuba umubiri we wakora mu buryo bwa gisore cyangwa se bwa kigabo, bikaba byaba ikibazo. Ikindi kandi uburyo amasohoro ye azakorwa, uburyo akorwamo, bishobora kugirwaho ingaruka n'iki kibazo. Rero ku bana rero ntabwo ari byiza kumurazamo pampa igihe kinini cyane, kubera ko bishobora kumugiraho izo ngaruka nyine. Niba uri umubyeyi, ibyo bintu ubitekerezeho. Hari ikindi kintu rero gikomeye ariko twari twakisa nk'abakivugaho, twari twagikomojeho. Kuraza umwana yambaye pampa umwanya munini bituma igihe cyose akeneye kwihagarika ashobora guhita abikora, abyikoreraho. Birakwiriye rero ko umwana atangira kwigishwa icyo bita toilet training. Toilet training ni uburyo umubyeyi afasha umwana kumenya ko igihe cyose akeneye kujya kwihagarika cyangwa se kwituma agomba kubitozwa. Umwana niba yinyayeho, ubutaha wituma abikora. Niba yakweretse ibimenyetso, mutoze ko agomba gushyirwa kuri po, atanga ikimenyetso. Abana baba batangiye noneho kumenya kwicara cyangwa se kugenda, abagomba kumenya ko agomba kwicara kuri po cyangwa se agavuga ko ashaka, agakerekana ibimenyetso byerekana ko ashaka kujya gukora iyo bezwe. Hanyuma umubyeyi uba ugomba gukora uko ushoboye kose ugahindurira umwana bitewe n'ingengabihe yawe. Niba urangije umwana nijoro, ugomba kumenya inshuro ugomba kuza kumuhindurira, kandi ukabikora mu buryo bwo kumurinda zirangaruka. Ntiwisinzirire ngo wumve ko wagakemuye. Ibyo byose ugomba kubikora hakiri kare. Ikindi mu mpamvu zituma wa mubyeyi we utazongera kuraza umwana wawe mo pampa umwanya munini, uko birinda indwara z'amabagiteri, ibyo bita fungus cyangwa se infection fungi. Ziriya infection rero zikunda gufata abana bamarana pampa igihe kinini bazifite. Ibyo bintu rero nabyo ni uko byirinda, ubwo ni indwara z'uruhu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma kuraza umwana yambaye pampa, niba uri umubyeyi, ntabwo ari byiza. Ababyeyi rwose ibyo bintu mubyirinde, ahubwo dore icyo ugomba gukora. Birakwiye ko umwana atanyara ku buriri ngo yitume ku buriri, hanyuma namwe nk'ababyeyi muburyamyeho biteza umwanda. Ndetse kandi pampa uzambika umwana kugira ngo zigufashe kuba uwo mwanda utari buboneke. Gukoresha pampa rero bisaba kuhitamo. Uragenda ukareba pampa ikwiriye umwana. Ziba zifite uburyo zingana bitewe n'imyaka abana bagezemo. Hari ababyeyi bambika umwana pampa itamukwiriye kubera kutabimenya. Niba ugiye kureba pampa, menya imyaka umwana wawe afite, hanyuma uhabwe ikigero kijyanye na pampa umwana agomba kwambara. Icyo ni ikintu cya mbere ku bumenyi bwa pampa cyangwa se mu byo ugomba gukora. Niba umaze kumenya urugero cyangwa se size ya pampa umwana agomba kwambara, biraza kugufasha kuba uruhu rwe rutari bwangirike, kubera ko ya pampa nyine bifite buryo ki iri buze kuba yafasha kuba itaba yatuma uruhu rwangirika bitewe n'uburyo ingana. Ikindi kandi pampa niba uyiguze ukaba uzi neza ko umwana wawe nijoro uyirayimurazamo, icyo ugomba gukora ni ukwiha gahunda. Niba muryamye ukabona buri buke mukoresheje amasaha wenda 8 muryamye,
umwana ugomba kuvuga ko ugomba kumwambika pampa ari uko mugiye kuryama kandi amaze kugira gute, amaze kwihagarika, amaze gukora n'ibikomeye kwituma kugira ngo ubone kubimwambika. Iyo ubimwambitse rero wowe ufata gahunda ukavuga uti uko byagenda kose nyuma y'amasaha 4 ndahindurira umwana, yaba atagize, yaba atabinyayemo cyangwa se yaba atabigize, uba ugomba kugira gute, uba ugomba gufata umwanya ukayoroshya, ni wasanga atayinyayemo cyangwa se atayitumyemo ugasa nkaho uyifungura akabona umwuka mukeya, warangiza ukongera ukayifunga. Hanyuma mu gitondo mu masaha ya saa 11 ukongera ukamuhindurira. Noneho niyo yaba atayitumyemo cyangwa ngo ayinyaremo, iri uba ugomba guhita uyimuhindurira ukayikuramo. Ashobora kongera kuyikoresha ku manywa kubera ko atari yayangije, ariko ntago bisobanuye ko ugomba kureka ngo urinde bucya umwana ayambaye, ugomba kumuhindurira. Ikindi kandi buriya umwana niba umwambitse pampa ugomba kumenya n'umwenda birajyana wo kumwambika. Umwana agomba kwambara umwenda udafite uburyo udatanga umwuka. Hari imyenda iba igomba gutanga umwuka, itari imyenda ifunze ngo usange yafunze cyane. Niba uraje umwana yambaye pampa, gerageza no kumwambika imyenda ituma umwuka winjira kandi mu buryo bworoshye cyane. Ikindi kandi niba uraza umwana mu pampa, gerageza ujye ugenzura cyane uruhu rwe kuko ashobora kurwara ziriya ndwara z'uruhu twahoze tuvuga ntubimenye, cyangwa se ugasanga nyine uruhu rwarahindutse kubera pampa. Ibyo byose uba ugomba kugenda ubimenya hakiri kare, ukagira icyo ugomba gukora mu gihe wabonye hari ingaruka zatangiye kuboneka ku mwana. Ababyeyi benshi rero bakoresha pampa mu buryo bworoshya ubuzima, avuga ati ntago nshaka umwana aza gutuma yanduza uburiri, yanduza imyenda ye cyangwa se n'iki. Ariko kumenya neza igihe n'uburyo bwo guhindurira umwana ntago bo babasha kubimenya, ni ukuyimushyiramo nyine igihe runaka ari buze kubona umwanya akaba ari bwabikuramo. Ntago ari byiza. Ni byiza ko mwitondera rero umwana uko aryamye mukamuhindurira kenshi, ndetse no kumureka agahumeka ku ruhu rwe. Niba ubona ko ufite umwanya, reka umwana ahumeke, umushyiramo pampa, reka umwana ahumeke, ahubwo umwiteho, cunga umutekano we kuko atambaye pampa, ariko wirinde kumuhoza mu pampa kenshi. Ntabwo ari byiza ku buzima bwe rusange, ntabwo ari byiza cyane. Murakoze rero kuba mwakurikirana iki kiganiro kugeza ku musozo. Nimubona mufite cyangwa se hari icyo mwungukiye muri iki kiganiro, ndagira ngo mbasabe mukande like, mudusigire n'igitekerezo cyanyu muri comment kugira ngo tugende tubona ko twabanye namwe neza kandi mu buryo bwiza. Musangize n'abandi babyeyi iyi video kugira ngo babashe kugira amakuru ku bijyanye no kuraza umwana yambaye pampa ko hari ingaruka zitari nziza. Kanda rero kuri subscribe kuri we twari twabanye ari ubwa mbere, kandi uzajya ugenda ubona ibiganiro byiza mu gihe cyiza kandi gikwiye. Ngaho rero mbifurije kugubwa neza no kugumya gukurikirana ibiganiro byanjye nkora kuri Nathaniel Afia Bora. Hariho ibiganiro byinshi wagenda urebaho ibyo ubona byakugirira umumaro, kuko hari benshi bagenda bafashwa no kuba basubira inyuma bakumva ibiganiro nagiye nkora.